Mu ijoro ryashize nibwo amakuru yatugezeho ndetse ni n'amakuru mabi cyane, amakuru y'incamugongo, amakuru ntareka kuvuga yuko rwose ari ibintu navuga ngo Satani ni umugome ndetse Satani nta mpuhwe agira. Reka nangirire kuri iri jambo mvuga ngo ni ukuri mukomere kandi ni wacu wa twese. Ngira ngo murabizi ko Pastor Mutesi mu minsi yashize ndetse nta nubwo ari iminsi myinshi, ni umunsi umwe ushize aho yari kuri channel y'Isimbi ndetse atumira abakunzi be ndetse n'abamukunda ku isi yose. Navuga yuko byari ibintu benshi bishimiye ndetse aho umutwe w'ikiganiro ugira uti ubukwe bwa Pastor Mutesi buregereje. Ati umugabo wankunze yanze amagambo bamubwira. Ngira ngo benshi murabizi ko uyu pasteri ari we Mutesi Fiancé yari afite ubukwe ndetse mu gihe cya vuba. Ibyo ngira ngo murabizi nta banga ririmo cyane ko amakuru yagiye anavugwa cyangwa se benshi ba hafi ya Pastor Mutesi Fiancé bemeza yuko ndetse n'irembo ryari ryaramaze gufatwa. Ngira ngo rero nibwo amakuru yatugezeho mabi cyane ndetse ni n'inkuru benshi yabashenguye umutima, aho uwo mukunzi we cyangwa se wari fiancé we bari kuzabana karamata yamaze gushira mu mwuka cyangwa se yamaze kwitahira. Ni ibintu benshi babanje gutekereza yuko atari byo, aho benshi nagiye mbona batese koko ibi byaba ari byo, byaba byagenze bite. Rero reka mvuge ngo aya makuru niyo, ndetse kugeza kuri ubu ngubu hari amagambo amwe witwa Pastor Mutesi yamaze gupostinga. Ni amagambo iteye agahinda, ni amagambo y'akababaro, ndetse ntago nareka kuvuga yuko Satani ari umugome. Mu magambo ye yanditse ati rest in peace Rusagara, ashyiraho umutima umenaguritse, kandi koko nibyo umutima we ntago ukwiye kuba wakishima. Hanyuma arangije arandika ati Imana igutuza heza, misiyo yawe irarangiye mu buzima bwanjye. Hanyuma rero nyuma icyakurikiyeho benshi bari bataramenya ise byagenze bite, Rusagara yaba yazize iki, ndetse ngira ngo murabizi ko iri zina ryagiye rivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yashize, ndetse na Pastor Mutesi ubwe iri zina akaryemeza yuko uyu nguyu ari we mukunzi we bateganya kuzabana akaramata. Benshi rero bari kwibaza bati ese byagenze bite, cyangwa se Rusagara yaba yazize iki, cyane yuko mu minsi yashize twagiye tunabona Pastor Mutesi avuga cyane ku bukwe bwe. Benshi rero bibazaga iki kibazo, icyo Rusagara yazize nuko umwe wo mu muryango wa hafi ya Rusagara yatangarije inshuti ya Pastor Mutesi aya magambo akurikira ati yabyutse ajya ku kazi, ageze ku kazi arakora bisanzwe, nyuma aza kujya mu modoka ajya kuri phone atindayo, nyuma bajya kureba icyo yabaye basanga ari guhumeka nabi, bahamagara polisi imujyana kwa muganga, ashiramo umwuka, gutyo birakekwa ko ari umutima. Ngira ngo uyu nguyu nibyo yatangarije umupasiteri witwa Stephen wo muri Amerika, ndetse uyu nguyu benshi baramuzi ko ari inshuti cyane